murabe ikaze mu kiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho nanjye Ndahiro Clementine nejejwe no kongera kubasuhuza mwese bakunze b'ikiganiro cyacu Ineza, ikiganiro kigamije kubaka ibitekerezo byacu, gukomeza umutima no kutwigisha uko twatera imbere mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti impamvu enye zikomeye zituma twigira ku mateka. Bakundwa, amateka si inkuru z'ibyahise gusa, ni amasomo y'ubuzima, ni urumuri rutumurikira ejo hazaza. Iyo tutita ku mateka tuba twiyambuye amahirwe yo kumenya aho twavuye n'aho tugana. Abantu benshi batekereza ko amateka ari iby'abashakashatsi cyangwa abanyeshuri gusa, ariko mu by'ukuri amateka areba buri wese. Erega ubuzima bwawe bwite bufite amateka, umuryango wawe ufite amateka, igihugu cyawe gifite amateka, ndetse n'isi yose ifite amateka. Reka turebere hamwe impamvu enye zikomeye zituma dukwiriye kwiga no kwigira ku mateka. Amateka adufasha kwirinda gusubira mu makosa yakozwe mbere. Iyo ni ingingo ya mbere. Nshuti zanjye, impamvu ya mbere kandi ikomeye ni uko amateka atwigisha kwirinda amakosa yakozwe mbere. Hari imvugo igira iti utaramenya aho yavuye ntamenya aho ajya. Iyo tutize ku byabaye mbere dushobora kwisanga dusubiyemo amakosa yabanjirije abandi. Reka dufate urugero rw'amateka y'ibihugu byanyuze mu bihe bikomeye by'intambara, amakimbirane cyangwa jenoside. Iyo amateka yigishijwe neza kandi akumvwa, afasha urubyiruko n'abakuru kumenya agaciro k'amahoro, ubwiyunge n'ubumwe. Ariko iyo amateka ahishwe cyangwa akirengagizwa, hari ibyago byo kongera kugwa mu mitego umwe. Nshuti zanjye, mu buzima bwite amateka ashobora kukubera isomo. Niba warigeze gufata icyemezo kitari cyiza kikakuviramo ingaruka mbi, iyo wicaye ukigira kuri ayo mateka yawe bigufasha kutazongera gukora ikosa nk'iryo. Amateka rero ni umwarimu mwiza cyane utwigisha ataduhaye ibihano, ahubwo aduha amasomo. Ingingo ya kabiri, amateka aduha indangagaciro n'umuco. Impamvu ya kabiri nuko amateka aduha indangagaciro n'umuco. Buri muryango, buri gihugu n'umuco wose bifite n'inkomoko. Iyo tumenye amateka yacu, tumenya aho indangagaciro zacu zaturutse n'impamvu zigomba kurindwa. Mu muco nyarwanda hari indangagaciro nko kubaha, kwitangira igihugu, ubupfura, ubunyangamugayo. Izi ndangagaciro zaturutse ku mateka y'abatubanjirije yo hambere bacu, ku mibereho yabo no ku buryo babanaga. Iyo tuzibagiwe amateka yacu, dushobora no kwibagirwa agaciro nk'izi ndangagaciro. Urugero, iyo umwana atamenye amateka y'umuryango we, nk'ukuntu ababyeyi be baharaniye ubuzima bwiza, bakora cyane cyangwa bihanganira ibigeragezo, bashobora kutumva agaciro k'ibyo afite uyu munsi. Ariko iyo amateka amugezweho, bimufasha gukura afite ishema, icyizere n'intego y'ubuzima. Amateka rero adufasha kumenya abo turi bo, atuma tugira umwimerere, kuturinda kwigana ibyo tubona byose tudatekereje. Atwibutsa ko dufite umuzi, kandi uwo muzi ari wo uduha imbaraga zo gukura neza. Ingingo ya gatatu, amateka adufasha gufata ibyemezo byiza mu hazaza.
Bakundwa, impamvu ya gatatu ni uko amateka adufasha gufata ibyemezo byiza. Abanyabwenge bavuga ko ejo hazaza hahabwa n'amasomo y'ejo hashize. Iyo dushaka gufata icyemezo, ni byiza ni ukureba uko ibintu byagenze mbere, mu bukungu, mu buyobozi no mu mibereho rusange. Abayobozi b'ibihugu cyangwa ibigo bakoresha amateka kugira ngo bamenye icyakozwe kikagira umusaruro mwiza cyangwa mubi. Ibyo bidufasha kudakora mu gihubitsi. Nshuti zanjye, mu buzima bwawe ushobora kwifashisha amateka yawe. Niba hari umushinga wigeze kugerageza ugatsindwa kubera kutawutegura neza, ayo ni amateka ashobora kugufasha kwisubiramo. Naho ufite ubunararibonye, niba warigeze kwigirirwa nabi n'inshuti runaka kubera kutitonda, aya mateka ashobora kukwigisha kwitonda no guhitamo inshuti nzima. Amateka ni ikarita y'inzira, akwereka aho hari ibinogo n'aho hari inzira nziza. Iyo tuyubahirije tukagenda twirinda kugwa mu makosa, kutagera ku ntsinzi byoroshye. Ingingo ya 4, amateka aduha imbaraga n'icyizere cyo gukomeza ejo hazaza. Impamvu ya 4 ni uko amateka aduha imbaraga. Iyo turebye ku buzima bw'ababayeho mbere yacu bagatsinda ibigeragezo bikomeye, biduha icyizere cy'uko natwe dushobora kubitsinda. Mu mateka y'isi n'iy'ibihugu byacu hari abantu banyuze mu bihe bikomeye cyane: ubukene, intambara, ivangura cyangwa ibindi bibazo bikomeye, ariko kubera kwihangana no kwizera baratsinze. Iyo twigishijwe ayo mateka bituma tutiheba. No mu buzima bwacu bwite, iyo wibutse aho wavuye, ibibazo wanyuzemo, ibihe bikomeye watsinze, bigufasha kumenya ko n'ubu ushobora gutsinda. Amateka yawe bwite ashobora kukubera isoko y'imbaraga. Amateka rero siyo ayo kudutera agahinda gusa, nayo kudukomeza, atwibutsa ko n'igihe ibintu biba bigoye hari icyizere cy'ejo hazaza. Umusozo w'ikiganiro, bakunzi b'ikiganiro Ineza, twabonye impamvu 4 zikomeye zituma twigira ku mateka yacu. Kudafasha kwirinda gusubira mu makosa yakozwe mbere, kuduhesha indangagaciro n'umuco biduha umwimerere, kudafasha gufata ibyemezo byiza mu hazaza, kuduha imbaraga n'icyizere cy'ejo cyo gukomeza. Amateka ni umusingi w'ejo hazaza. Iyo twirengagije amateka tuba twubaka inzu idafite umusingi, ariko iyo twubatse amateka yizewe kandi twigiye ku masomo, tuba twiyubakira ubuzima bukomeye kandi burambye bufite intego. Reka dutoze abana bacu kumenya amateka yabo. Reka natwe dukomeze gusoma, dushakashaka no kubaza ababyeyi, abakuru bacu ku byabaye. Ibyo bizatuma tugira igihugu gifite abaturage bafite ubwenge, bafite indangagaciro kandi bafite icyerekezo kizima. Soza mbashimira kuba mwadukurikiye ikiganiro. Ni kumwe nanjye Ndahiro Clementina kuri Danis TV, ikiganiro Ineza. Mukomeze gukunda, kumenya, gukura no kwigira ku mateka, kuko amateka ni urufunguzo rw'ejo hazaza. Murakoze, Imana ibahe umugisha.